Amahoro y'Imana abane namwe. Ubu mbazaniye inkuru ishyushye, inkuru imeze neza rwose. Nari natinze kuza kugira ngo nyibagezeho, nicyo kintu cyakinzanya ahangaha. Ikintu rero kiri kuvugwa cyane, ikintu giteye agahinda, ni ibintu bijyanye na Sirasi. Sirasi muramuzi, ibyo Yesu ni ku murongo. Noneho mu rukiko yongeye kuvuga amagambo ateye ubwoba, ndetse amagambo twavuga yuko yahahamuye abantu. Ni ibintu rwose biteye ubwoba. Reka nze tubinyuremo tuze kureba ukuntu byaje kugenda. Ndagira ngo rwose mbanze nkwereka ku kavideo ukarebe rwose umwanya muto, ntabwo ndi buse kugutindira, maze nze tubiganireho. Mwe mukareba na amasegonda makeya, ubundi nze tugaruke. Narakurikiranye rwose. Ariko ibyaruvugiwemo byanunguye, bimwe binandwaza isereri. Bamuhaye umwanya wo kwiregura, ariko bamaze kuvuga ko ibisubizo bya DNA byasohotse bigaragaza ko 100% umwana ari uwe. Hanyuma rero we mu kwiregura, maze kumva ibyo byose, avuga ati ntago ndi bubitindeho, kuko ntago ndi nyakamwe, mfite abantu dufitanye isano, sibyo? Kandi ya hafi. Ibyo rero ndabihakanye. Nizere yuko iyo video muyibonye. Iyo video mubonye, uwo ni umuhungu wa Sirasi. Ni umuhungu wa Sirasi rwose, amagambo avuze murayumvise. Sirasi mu rukiko, ibisubizo byaje byerekana yuko umwana ari uwe 100%. Ariko Sirasi aravuga ati ibyo ngibyo ntabwo nabitindaho. Mbitinzeho nkande se njye ndi nyakamwe, naragiye ko mfite umwana. Muhumure rwose, kuba umwana yahuza nanjye amaraso 100% ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye rwose, kuko njye ubwanjye ntabwo ndi nyakamwe. Njye mfite abankomoka, mfite umuryango. Ntabwo rero byatungurana kubona umwana wanjye yagenda agatera inda, umwana akaza afite amaraso nk'ayanjye, birumvikana. Bose ni ibintu bitangaje. Sirasi yahise avuga yuko kuba umwana basa, kuba umwana amaraso mbese asa na Sirasi, ngicyo si igitangaza. Ntabwo ari igitangaza, kuko ngo bishoboka yuko umuhungu we ari we wateye inda umwana, bakaza kumwegeka kuri Sirasi. Yatanze n'ingero, aravuga ati rero urugero nabahana nuko mu bintu byose byapangwaga, umugore wanjye ndetse n'umwana wanjye bashakaga kugira ngo bangirire nabi, wasanga baragiye bagapanga ukuntu batera inda, maze iyo nda bakayinyegekaho. Niko Sirasi yongeye kuvuga ati niyo mpamvu ahubwo mugende mupime umuhungu wanjye, maze murebe yuko uwo mwana atari uwe. Sirasi barabyihakanya ati ibyo ngibyo rwose wapi, arasanza. Ati umwana si uwanjye. Numiwe, nukuri numiwe. Ntabwo nzi yuko ababyeyi bifuriza abana babo kujya muri gereza, ukemera ukagenda ukagira ishyari umwana wawe. Ako ntabwo wabitindaho. Niba se umwana we yaramwangaga afatanyije na mama we, ngo Sirasi we yabura kwiregura gutyo ashaka iki? Sirasi niyo mpamvu yavuze ati ahubwo mugende mufate umuhungu wanjye, mugende rwose mupime DNA ze, maze murebe ko zitarahura n'iz'uwo mwana muri kuza muri kuvuga ngo ni uwanjye. Mugende mupime DNA ze, maze igisubizo muri buze guhita mugira gute mukibona. Niko Sirasi yacyanzuye ati kandi nuko nkuko bimeze, mwakomeza kumbaza amagambo menshi. Sirasi acyanzura gutyo, mwikomeza kumbaza ibintu byinshi mu mutwe byivanze, ahubwo umwana wanjye afatanyije na mama we bapanze iyo mipangu yose, amatiku yose yaragiye aracurwa, ubundi bemeza yuko njyewe ngomba gufungwa. Nibo bagize gutya barabipanga kwa ngo bamfungishe, ubwo bangirira ishyari, bangirira umwaga, ibiki n'ibiki. Sirasi barazarucika muri iyi leta. Kuvuga ngo uteye umwana tejeje imyaka, ngo umuteye inda ngo bizakugwa amahoro. Shatse waburetse rwose iyo mipangu, niba ari n'imishinga ukaba uyiretse, kuko nkubwije ukuri nta nicyo yakumarira.
muri leta rwose ni leta ikunda abaturage by'umwihariko abana b'abakobwa ibitaho kuko rwose ni urubyiruko rw'ejo hazaza nta mpamvu yo kugira ngo usange abana umwana ngo nta papa agira uyu nguyu ntasagira ugasanga nuko bya bizina byavuyeho batukaga abana reka twe kubivuga ariko ibyo ngibyo bigomba gucika uko byagenda kose ese ubundi Sirasi kari gukomeza kwiregura kuriya azabicika koko biriya bintu ntabwo byoroshye uko yabyira kose yabeshyera umuhungu we yagira gute nashaka ubundi buryo reka tuze kureba urukiko buriya imyanzuro ziva mu nkiko nizo tuzareba ukuntu bizaba byasohotse ubwo yireguye nyine reka dutegereze amakuru yose tuzabagezaho akantu kandi 5/5 nta kibazo rwose ahangaha kuri Zahabu TV mba mpari isaha n'isaha igihe cyose unkeneye nkugezaho amakuru ameze neza Sirasi rwose yatunguwe abantu benshi bagiye bumiwe batunguwe bate ntabwo twatwiteze ibi bintu pe Sirasi yahangara akavuga ati umwana wanjye nogiye atera inda we na nyina baragiye babyigaho ubundi babona yuko bakwiye kumfungisha babyigaho nibi bintu byose babipanze babishyira hariya ni ibintu bitoroshye rwose ngo Sirasi nuko yereguye atuze kureba icyo nkiko zibivugaho ziragenda zisuzume ubwo myanzuro izaba isohoka ariko nari mvuze ni ayo makuru reka nze nyabagezeho ahangaha ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo waba ushaka kungezaho wanyandikira kuri nimero 0785908059 ushobora rwose no kwandika muri komenti nabibona rwose ntacyo bitwaye reka mbabwiye ko ngewe tubana umunsi ku munsi ni nge Mwanahanga Derife reka ibigano byacu nakagaruka reka tuze gura mu kindi kiganiro kiryoshye cyane nahamukanya ntuse gucikwa n'amakuru meza ndaba nakuzaniye ciao ciao